Muraho neza. Hano ni ku ishuri rya Skills Driving and Language School. Nitwa Albert Bunane, ndi umwarimu wigisha amategeko y'umuhanda. Uyu munsi tugiye kwigana amategeko y'umuhanda ku isomo ryitwa kunyuranaho no kubisikana. Reka dutangire. Kunyuranaho no kubisikana. Turahera ku isomo ryitwa kunyuranaho. Kunyuranaho abantu benshi bajya bibaza ngo ese kunyuranaho bikorerwa mu ruhare ruhande. Kunyuranaho ni rimwe twita ngo no kudepasa. Kunyuranaho rero bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso, bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Ariko tegeko ratubwira ngo kunyuranaho bishobora no gukorerwa mu ruhande rw'iburyo. Bivuze ngo ntabwo bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso gusa, kuko bishobora no gukorerwa mu ruhande rw'iburyo. Bikorerwa mu ruhande rw'iburyo byagenze gute? Nibyo tugiye kureba. Kunyuranaho bishobora gukorerwa mu ruhande rw'iburyo mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga uri imbere cyangwa se unyurwaho amaze kugaragaza ko agiye gukatira mu ruhande rw'ibumoso. Bivuze ngo abantu bari abayobozi b'ibinyabiziga bakurikiranye, noneho mu gihe twabonye ko kunyuranaho bizakorerwa hano mu ruhande rw'ibumoso, ariko bizakorwa mu ruhande rw'iburyo mu gihe uyu muyobozi w'ikinyabiziga uri imbere agaragaje ko agiye gukatira hano mu ruhande rw'ibumoso. Bivuze ngo nashyiramo itara ndanga cyerekezo ry'ibumoso agasatira ibumoso bwe, ikinyabiziga akacerekeza ibumoso bwe, uyu nguyu uri inyuma ye ntabwo azamunyuraho aciye ibumoso nk'ibisanzwe, azahita anyura hano, bityo byitwa ko kunyuranaho bikorewe mu ruhande rw'ibumoso. Bivuze ngo kunyuranaho bikorwa mu ruhande rw'ibumoso, ariko birashoboka ko byakorerwa no mu ruhande rw'iburyo mu gihe umuyobozi w'ikinyabiziga uri imbere cyangwa se unyurwaho agaragaje ko agiye gukatira mu ruhande rw'ibumoso. Murakoze cyane, reka dukomeze. Hano hari ibintu umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kunyura kuri mugenzi we umuri imbere, hari ibintu agomba kubanza yiringira cyangwa se yamenya, aribyo twagereranya n'amategeko yo kunyuranaho. Burya kunyuranaho bigira amategeko, ntabwo ari ugupfa kunyuranaho uko wiboneye. Tugiye kureba ibyo bintu umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kunyura kuri mugenzi we umuri imbere ni ibiki agomba kubanza yamenya. Ikintu cya mbere, tugende dufatanye. Ikintu cya mbere turabanza tumenye neza ko umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kunyura kuri mugenzi we umuri imbere agomba kubanza yareba ko igisate cy'umuhanda agiye kunyuramo anyuranaho cy'ibumoso ko nta kindi kinyabiziga giturutseyo, igazeti icyita ngo ni inkomyi, akamenya ko nta nkomyi iturutse mu gisate cy'umuhanda agiye kunyuramo anyuranaho. Iryo ni itegeko rya mbere. Irya kabiri, itegeko rya kabiri, umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kunyura kuri mugenzi we umuri imbere agomba kubanza yamenya neza ko namara kunyura kuri mugenzi we umuri imbere ari buze kubona umwanya uhagije wo kongera kugarukamo iburyo bwe bw'umuhanda. Itegeko rya gatatu, umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kunyura kuri mugenzi we umuri imbere agomba kubanza yamenya ngo ese mugenzi wanjye nshaka kunyuraho we ntabwo yaba yatangiye kunyura ku wundi. Bivuze ngo niba ubonye mugenzi wawe ukuri imbere afashe icyemezo cyo kunyura kuri mugenzi we umuri imbere, nawe ntabwo uzavuga ngo umunyureho, uzahita icyo gikorwa ugisubika uze gutegura igikorwa cyawe gishyashya. Itegeko rya kane, umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka kunyura ku wundi agomba kubanza yamenya ko inyuma ye nawe nta wundi watangiye kumunyuraho. Iri rirumvikana. Niba ushaka kudepasa, manzi umenye ngo ese njyewe inyuma yanjye nta waba yatangiye kundepasa. Niba ubonye hari uwatangiye kudepasa, nawe ntabwo uzavuga ngo udepase ukuri imbere, igikorwa uzakihorera uze kugitegura gushya. Itegeko rya gatanu rirareba umuyobozi w'ikinyabiziga uri kunyurwaho. Ushobora kwibaza ngo ese umuyobozi w'ikinyabiziga uri kunyurwaho we, ese igikorwa cyo kunyuranaho ese hari uruhare yaba akigiramo? Nawe akigiramo uruhare. Itegeko rya gatanu riravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ubonye ko inyuma ye hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kugabanya umuvuduko akegera inkombe y'iburyo bw'umuhanda. Uyu nguyu unyurwaho agomba kwegera kugabanya umuvuduko agasatira inkombe y'iburyo bw'umuhanda. Aha ngaha tuhumvikane neza, hari abanyeshuri benshi bajya bambaza ngo ese ari umuyobozi w'ikinyabiziga uri kunyurwaho n'uri kunyuraho, ese ninde ugabanya umuvuduko? Birumvikana hano muri iri tegeko rya gatanu, umuyobozi ugabanya umuvuduko ni umuyobozi w'ikinyabiziga uri kunyurwaho, kuko uri kunyuraho ushaka kunyura ku wundi we ntabwo azagabanya umuvuduko, ahubwo azongera umuvuduko, noneho uriya uri kunyurwaho niwe uzagabanya umuvuduko kandi yegera inkombe y'iburyo bw'umuhanda kugira ngo mugenzi we muri inyuma amunyureho ku buryo bworoshye. Nizere ko iri tegeko ryumvikanye neza. Irindi tegeko rya gatandatu riravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kunyura ku wundi agomba kwitaza uwo anyuraho ku buryo asigamo umwanya uhagije hagati ye n'ikinyabiziga ari kunyuraho, nibura agasiga umwanya utari munsi ya santimetero 50.
ariko uramutse urenze nta kibazo, ariko agerageze yitaze uwo ari kunyuraho ku buryo asiga umwanya nibura utari munsi ya santimetero zingahe 50. Aya ni amategeko yo kunyuranaho, ariko hari indi tegeko rivuga ngo iyo ubugari bw'umuhanda budahagije, tuvuge ubugari bw'umuhanda ntabwo buhagije kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga banyuraneho neza, birashoboka ko abayobozi b'ibinyabiziga bashobora gukandagira hano mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda abanyamaguru banyuramo, ariko ibi bagomba kubikora ari uko babonye ko nta munyamaguru n'umwe uri muri utwo tuyira. Hari ikibazo kijya gikunda kubazwa kuri iri tegeko rya 7, babaza ngo mbese ngo mu gihe ubugari bw'umuhanda budahagije kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga banyuraneho neza nta kibazo, birashoboka ko bakwitiza utuyira turi ku mpande z'umuhanda abanyamaguru banyuramo, ariko ibyo bagomba kubikora bamaze kwita kuki? Bakavuga ngo bagomba kwita ku mubare w'abanyamaguru, ngo ku muvuduko abanyamaguru bafite. Oya, ibyo byose ntabwo bagomba kubirebaho, ahubwo bagomba kubanza bareba ko nta munyamaguru n'umwe uri kugenda muri utwo tuyira. Birumvikana neza, iri ni isomo ryo kunyuranaho, nizere ko turyumvise neza. Isomo ryo kunyuranaho ndatekereza byumvikanye, ariko ntabwo twabura kuvuga no kubisikana. Murakoze rero, ntabwo birangiye, bizakomeza. Mutugane hano muri Skills Driving and Language School, dukorera i Remera hafi ya Kifaruma yegeranye na Prince House. Murakoze.